Hello guys, ese waba ukoresha WhatsApp? Ukwiye kumenya ibi bintu. Ese wari uzi ko ushaka kuba ugirana na chat n'umuntu runaka, ariko ugashaka ko izo chat zawe ziba private ku buryo nta muntu uwo ari we wese ushobora kwinjira muri WhatsApp zawe ngo azibone? Ndabizi biragutunguye kumva ibi bintu, ariko si igishya. Aha tugiye kuba twakwereka uburyo ushobora kugirana chat n'umuntu runaka ukabasha kuzigira private ku buryo nta muntu uwo ari we wese ushobora kuba wamenya ati chat mwagiranye n'umuntu runaka ni izihe kuri WhatsApp. Niba ukeneye gukomeza kumva iyi video, turagushimiye, komeza kubana natwe. Icyo uzakora cya mbere, uzaza muri WhatsApp app yawe ukoresha. Uzaza ufungure WhatsApp, uze muri chat zawe runaka ufite. Wenda tuvuge ko nshaka guhidinga chat ngirana n'iyi nimero ntarasevinga. Kavuge ko nshaka guhidinga iyi nimero, ku buryo chat tugirana nta muntu ushobora kuba wamenya ati ese chat nagiranye n'uyu muntu runaka ni izi. Ikintu cya mbere nzakora, nzaza kuri iyi nimero nyikande ngumisheho haze hakavi. Urabona ko maze kuyivivura. Ikindi kizakurikiraho, tuzaza hano hejuru hari utudomo dutatu, nze tujyane neza akantu kandi. Tuzaza hano hejuru hari utudomo dutatu, turahabona hariya hejuru mu nguni, then tugende dukandeho. Tukimara gukandaho, tuzaza hano handitse lock chat, turagera tugendane neza. Tuzaza hano handitse lock chat, tugire ute dukandeho. Tukimara gukanda bazatubwira ati keep this chat locked and hide. Tuze dukore continue, ushyiremo patena cyangwa se fingerprint ukoresha kuri telefone yawe usanzwe. Tukimara kubikora azatubwira ati this chat is locked, dukore ok. Turabona ko hano hejuru haje akantu kameze nk'akagufuri ukuntu gafunze. Kanze nkabereke. Urabona ko hano hejuru hari akantu kameze nk'akagufuri kanditseho ngo chat locked chat. Ubu ni ukuvuga ngo chat yacu irarokinze. Kugira ngo tubashe kuyagisesinga, tuzaza tuyikandeho, dushyiremo fingerprint cyangwa se patena ibashe kuba yafunguka amacati twagiranye n'uyu muntu. Ariko mu gihe wenda umuntu uzaba umutije telefone cyangwa se ari nka sheri wawe utize telefone, ashobora kuzabona aka kagufuri kanditseho ngo locked chat, akaba yakubwira ati ni ibiki wafungiyemo hariya. Noneho tugiye kureba uburyo twahidinga noneho n'akari akagufuri ku buryo umuntu wayiha atamenya ko hari ikintu na kimwe yigeze urokinga. Tuzaza dufungure iyi chat bisanzwe twarokinze, tuyinjiremo. Tuze hano dukande kuri chat runaka turi kugirana n'umuntu. Tukihagera tuze hano hejuru ku tudomo dutatu. Sorry gato, tuzasubira inyuma gatoya. Tukiri hano muri locked chat, ushobora kuba warokinze amachat menshi, uzaza hariya hejuru ku tudomo dutatu. Muratubona utudomo dutatu turi hariya hejuru mu nguni, uzagenda udukandeho. Ukimara kudukanda uze hano kuri chat lock setting. Ni ukuvuga ngo tugiye guhishana kariya kagufuri ku buryo utamenya ko hari ikintu kigeze kirokingwa hariya muri chat. Tuzaza dukande kuri iyi chat lock setting. Tukimara kuyikanda hano baratubwira ati hano hambere baratubwira ati hide locked chat. Ni ukuvuga ngo hariya kariya kagufuri tugiye kukahidinga, wenda dukoreshe secret code runaka, ku buryo uzajya ujya hariya muri search ugasacingamo code runaka wenda washyizeho, wa muntu akajya yabasha kuza. Tuzaza hano kuri hide locked chat, tugirute tuhafungure. Tukihafungura bazatubwira ati hide your chat with secret code for more privacy. Ni ukuvuga ngo kariya kagufuri tugiye no kuvuga ati tugiye gushyiraho character runaka cyangwa se izina runaka, tuzajya dusacinga noneho hakajya haza iriya chat.
hano urabona ko hasi bari kutubwira ngo create secret code, turimo turahabona hano hasi. Hano hasi handitse create secret code, tuzaza ducreatinge code yacu runaka dushaka kujya dukoresha kuri iriya chat. Ushaka hano baravuga ati use word or emoji but make it memorable. Hano hasi urabona ko bakubwira ngo ushaka gukoresha emoji cyangwa ugakoresha amagambo runaka, ariko uzajya ubasha kwibuka ku buryo utazayibagirwa, kuko nuyibagirwa izo chat ntuzigera ubasha nawe kuzibona ubwawe. Tuzaza wenda hano muri secret code twandikemo ko tugiye kujya dukoreshamo hello. Ubwo ni ukuvuga ngo tuzajya tujya muri chat zacu kugira ngo tubashe kubona uriya muntu twandikamo iri jambo hello, noneho iriya chat twagiranye nawe ijya yabasha kuza. Uraza ukore next. Ukimara gukora next bari kuvuga ati confirminga iriya secret code yawe. Tuzongera dusubizemo ya hello, tugire ute duconfirminga. Tukimara guconfirminga ni ukuvuga ngo iyo dusubira inyuma muri chat yacu urabona ko ka kagufuri kavuyeho. Akagufuri kwa dufite hariya hejuru kerekana ngo chat locked nta kariho. Ni ukuvuga ngo wa muntu twarokinze hano ntabwo ushobora kongera kumubona byoroshye. Kugira ngo umubone ni uko uzajya uza hano hejuru muri search isanzwe. Bizajya bigusaba kubanza uze hano muri search yawe bisanzwe, usacingemo rya jambo wagize ute wa creatinze nka secret code, uze wandikemo. Twabonye ko twakoreshejemo hello, ariko yari mu nyuguti ntoya, uzayandika neza nk'uko yari iri hello. Urabona ko noneho ya chat yawe igiye yazana ka kagufuri kahise kifungura. Ucyandikamo hello gusa ya secret code wakoresheje kazahita kifungura kariya kagufuri, ukandeho. Ukimara gukandaho ubone ya chat wagiranaga na wa muntu runaka. Hano ni uburyo ushobora kugufasha kurinda cyangwa se kubika amabanga ugerana n'umuntu runaka muganira kuri WhatsApp. Urabona ko muri chat zisanzwe ntabwo ushobora kuba wamubonamo. Kubera iki? Twamurokinze. Tukimara kumurokinga tumukorera secret key cyangwa se secret code. Kugira ngo tubashe kumubona hano muri iyi chat ya WhatsApp ntabwo twakandikamo izina rye tubashe kuribona, ahubwo tuzaza kuri ya secret code twakoresheje, tuze hano muri search dusacingemo ubyandike neza nk'uko wabyanditse. Niba ari small letter ni small letter, niba ari capital letter ni capital letter. Twari twanditsemo hello na small letter, tuvuga ati hello. Tukimara kwandika hello urabona ko chat izahita iza hariya hejuru uvuga ati locked chat, na ka kagufuri urabona ko hejuru kameze nk'akagize ute nk'akifunguye. Then tuzaza tugakandeho. Tukimara kugakandaho chat yacu ibashe kuba yaza. Urabona ko chat zose mwagirana n'umuntu runaka zizaba ziri private, nta muntu uzajya ubasha kuba yaza ngo amenye ati umuntu runaka muganira ibiki ngo bimeze gute. Tubashimiye kuba mwabanye natwe kuri iyi video. Niba hari icyo yabafashije comment kugira dukomeze kubana mu zindi video. Murakoze.